hanyuma munsi ya etaje hari umudugudu wa Gikikiza, ugakurikirwa n'umudugudu wa Nyakabugo, hirya hari umudugudu wa Kagarama, ukurikirwa n'umudugudu wa Muhoro, ugakurikirwa n'umudugudu wa Gisenyi, ugakurikirwa n'umudugudu wa Giheta. Hano haruguru hafi kukinjira muri iki kigega hano hari umudugudu wa Giheta. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Atora y'ikaguga araryoshye kweli, siko bashoje. Kukingo ino bloke y'epfo ya etaje bafite ibyumba bitanu, nabo barabafasha. Mugenda bakuri ibyumba barabakira neza. Gikikiza nahangaha kuri etaje imiryango itatu ya mbere bana. Nyakabungo ni kuri etaje bafite imiryango, n'abafite abakuri ibyumba barabafasha. Giheka ni haruguru ya etaje, nabo bagiye bafite ibyumba bitanu barabafasha. Twagiye muri Gisenyi ni haruguru ya etaje, nabo bafite ibyumba bitatu barabafasha. Tugende muri Muhororo iburyo ukinjira imbere ya etaje ni umudugudu wa Rukingo. Hanyuma kuri etaje hari amazu utangira n'abandi umudugudu wa Gikikiza, ugakurikirwa n'Rukingo, ugakurikirwa n'Gisenyi, ugakurikirwa Muhororo haruguru ya etaje, hirya yayo haruguru ya Gisenyi hariyo na Giheta. Buri muntu wese ndizera ko atari ubuyobe bwe ahatuye. Uwamaze gutora arasabwa gutaha kugira ngo n'abandi babone aho baza babona kw'icyizere cy'abantu benshi. Kagira ngo bafashe byaba byiza buri wese amubwira igihembo, aho ugiye gutora agakomeza aho utaha agataha. Hanyuma barataha turabaherekeje ku kazi keza.
gahunda mwemeretse gatoya yego nk'uko mubibona ahangaha ni ku Kagugu ahazwi nko ku kigo cy'amashuri niho habereye amatora hano mu kagari ka Kagugu umudugudu wa Rukingu Muhororo Gicikiza Nyakabungo iyo midugudu yose yahuriye ahangaha nk'uko mubibona rero harimo n'ibirori byari ibintu bimeze neza cyane kandi amatora yagenze neza nta mubyigano nta muntu n'umwe wigeze uhagirira ikibazo nk'uko mubibona uyu ni umuyobozi w'akagari ka Kagugu agenda ayobora abantu bose buri wese ahantu agomba kujya gutorera bitewe n'umudugudu yaturutsemo haruguru ya etaje agakurikiraho Muhororo na Giheka ndetse na Kagarama niwe bakorera haruguru ya etaje ibyo byumba byose ugitangira ni Kadogo ariko ndasaba abantu gutaha abandi gutora mu gihugu kugira ngo abandi binjire mugire amahoro meza kandi banabonye kubwira basaba abarangije gukora ko bakomeza gutaha ukinjira abantu bakadogo akurikiraho umudugudu wa Kabuye ya mbere akurikiraho umudugudu wa Rukinga ya mbere hanyuma munsi ya etaje hari umudugudu wa Gicikiza ugakurikirwa n'umudugudu wa Nyakabungo hirya hari umudugudu wa Kagarama ukurikirwa n'umudugudu wa Muhororo ugakurikirwa n'umudugudu wa Gisenyi ugakurikirwa n'umudugudu wa Giheka hano haruguru hafi kukinjira muri iki kigega hano hari umudugudu wa Giheka ugakurikirwa na Gisenyi ugakurikirwa na Muhororo noneho hirya hagakurikiraho Kagarama aragira ngo abantu barangije gukorera bose bakomeza bakajya mu rugo amakara yo kuyambitse ko byagiye hanyuma bagatora ari karibu n'abamaze gutora ishobora byose nibahumurisha bagire urugendo rwiza aragira ngo basabe abamaze gutora bose bataha ubundi bugira ikibazo cy'indangamuntu ntayibagiwe arayisanga igitifu w'akagari cyangwa se ayisanga kuri ofisi y'akagari kandi turabashimira ko mwitabiriye iki gikorwa ndasaba abari aho ko ugerageza ukava hano tukareba abatangiye igikunda z'amata bongeye kuzamuka n'umukinjira umuryango hariya abanyagihugu bakagenda agakurikiraho Gahunde agiye yiteze hirya yaho
hari umudugudu wa Rukingo, hanyuma munsi ya etaje hari umudugudu wa Gikikiza ukurikirwa n'umudugudu wa Nyakabungo, hirya ya etaje hari umudugudu wa Kagarama, hagakurikiraho Muhororo, hagakurikiraho Gisenyi, hagakurikiraho Gihinga. Ndagira ngo mbabwire ngo abamaze gutora batahe, hanyuma bataratora n'abari kuza ni karibu. Imana ibahe umugisha rwose abari kuza, abataha mujyane hari n'uburyo butagatifu bwa Padiri.